kuzimura ni ukuvuga ukuri utatumwe. Igihe kimwe Isirayeli yagiranye amakimbirane n'igihugu cy'Ubufilisitiya, barwana igihe kirekire, ariko Sawuli amaze gukora ibyaha bitatu byatumye Uwiteka amukura ku ngoma. Noneho Sawuli yari yagabye igitero arwana n'Abafilisitiya, ariko nyuma yo gucibwa ku ngoma Uwiteka yari yarangije kumukura ku ngoma. Dawidi yari yagiye gutsemba Abamaleki. Sawuli ararwana mu Bafilisitiya, Abafilisitiya batsinda Abisirayeli babamarira ku musozi w'i Gilibowa. Icyo gihe baramwugariza bagiye kumufata hari Gilibowa. Noneho abona ko bagiye kumufata ari abatakebwe, abanyamahanga ko baramushinyagurira, afata umwanzuro wo kwica ubwe kugira ngo yisanganire be kumufata ari muzima. Yafashe icumu rye aryibambaho. Amaze kuryibambaho yari amaze kurangiza yira inama abahungu be. Yonatani yari amaze gupfa, Merikisho yari amaze gupfa, Abinadabu yari amaze gupfa, nawe yibamba ku icumu ariko ntiyapfa. Rihusha umutima, aragumya aba muzima. Noneho ubwo yababaraga ari aho ngaho mu kibaya, abona umusore ugendagenda hejuru ku musozi w'i Gilibowa, aramurebura kuko yababaraga cyane. Aramubwira ati ngwino hano. Aravuga ati rero nishise ku icumu, sinapfa ndacari muzima, ariko fatira icumu rikuremo nkwereka aho utera kugira ngo ntagwa mu maboko y'abadakebwe nkiri muzima bakancinyagurira. Umusore afata rya cumu arikuramo, amwereka aho atera. Amusonze Sawuli aragwa. Amaze kugwa birarangiye, wa musore none hafatwa n'ubwoba, ariko biba ngombwa kuri we ngo aje kubibwira Dawidi. Ageze i Yerusalemu asanga Dawidi nawe avuye gutsemba Abamaleki. Aramubwira ati wa musore we bite byawe? Aravuga ati njyewe nari mu rugerero rw'Abisirayeli, ariko Abafilisitiya bishe ingabo z'Abisirayeli barabamara, ndetse umwami Sawuli n'abahungu bukwari batatu nabo bapfuye. Aravuga ati wabibwiwe n'iki? Ati nagendaga ku musozi w'i Gilibowa, kigendagenda Sawuli yari mu kibaya yishise ku icumu, arandebura ngo nze, mpageze nsanga koko yishize ku icumu, ariko mbonye ko atagikize kandi ansaba kumusonga, nanjye ndamusonga, nuko barapfuye. Ariko ageze ahamagara wa musore avuga ati none wabwiwe n'iki ko umwami Sawuli yapfuye? Aravuga ati niwe wampamagaye ngo musonge. Aravuga ati nta soni ufite ryo gusonga umuntu wasizwe amavuta n'Uwiteka? Ahamagara abasore bafite imbaraga bamujana hirya baramwica. Ariko Dawidi agibwira abasore ngo bamujane iruhande, aramubwira ati akanwa kawe niko kagukozeho, wishe Sawuli tutari kumwe umusonga, kandi niwe wari ubigusabye, ni iki cyatumye ubivuga? None icyaco kuzimura aho gituruka naha ngaha. Uwo musore amaze gusonga Sawuli, ntabwo Sawuli yamubwiye ngo numara kunsonga uzaje kubwira ab'i Yerusalemu cyangwa ubwire Dawidi. Icyo ni ikibazo cyahabaye, ntabwo yaratumwe. Ikindi noneho Dawidi nawe ntabwo yaraziranye n'uwo musore ngo abe yamutumye muri urwo rugero rw'Abisirayeli ngo avuge ngo nibapfa uzaza ubimbwire. Kuzimura rero abantu benshi cyabatandukanije n'Imana. Icyo ni icyaha cya kane nk'uko twabivuze. Ubwo noneho icyo cyaha cyo kuzimura cyisha abantu benshi. Umuntu akazimura akavuga ibyo batamutumye. Niyo uvuze ibyo utatumwe rero, nubwo waba utabeshe uvuga ko wavuze ibyabaye kandi wibereyeho, ariko ntibabigutumye, ni ukuvuga ngo wazimuye kuko bishobora guteranya abantu. Icyo ni icyaha cya kane mu byaha 320 twashize ku rutonde turi kugira ngo dusobanurire abatwumva. Icyaha cya gatanu rero ni ukunegura. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa usenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza bene data abadukurikira kuri channel ya Gusenga Everyday. Ni Pastor Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho ubusobanuro bw'icyaha cya kane n'icya gatanu. Kuko twavuze ubushize, twaganiriye ko Bibiliya yose uturutse kuyitangirira ukageza ku gitabo cy'ibyahishuwe tubona ibyaha 320. Ubwo rero twafashe intego yo gusobanura buri cyaha ukwaco.
ubu tugeze ku cyaha cya kane, turaganira no ku cya gatanu, ariko ndabanza kuyibutsa icyaha cya mbere twaganiriyeho. Twaganiriye ku cyaha cy'ubwibone, icyaha cya kabiri twaganiriye ku cyaha cy'ubwoba, icyaha cya gatatu twaganiriye ku cyaha cyo kubesha. Uyu munsi turaganira ku cyaha cyo kuzimura, icya gatanu turaganira ku cyaha cyo kunegura, icya gatanu twavuze ko ari icyaha cyo gusebanya, icya karindwi twavuze ko ari icyaha cyo gushukana, icya munani twavuze ko ari icyaha cyo gukobana, icya cyenda twavuze ko ari ubwicanyi, icumi twavuze ko ari ubugambanyi. Tuzajya dukomeza gukurikizaho icumi. Uyu munsi rero turaganira ku cyaha cya kane kitubwira kuzimura. Kuzimura ni ukuvuga ukuri utatumwe. Twabigereranya n'umunyamakuru usanzwe. Umunyamakuru iyo agiye gutangaza amakuru, akenshi ntabwo agira ubwenge bwo kugenzura ngo arebe ko hari ibyamukoraho, cyangwa se ko hari ibyamugiraho ingaruka, cyangwa se ko byagira ingaruka ku bo yavuze. We ashaka kumenyesha ibyabaye gusa, atitaye ko bamutumye, atitaye ko babimusabye, ahubwo akamenyesha ibyabaye. Ni ukuvuga ngo umuzimuzi asa n'umunyamakuru. Turabanza kuganira amateka arimo ikintu cyo kuzimura. Igihe kimwe Isirayeli yagiranye amakimbirane n'igihugu cy'Ubufilisitiya, barwana igihe kirekire, ariko Sawuli amaze gukora ibyaha bitatu byatumye Uwiteka amukura ku ngoma. Samweli ya mbere igice cya 15 cyose turasanga icyatumye Sawuli ava ku ngoma. Usomye na Samweli wa mbere ibice 28 kutagiriye ku murongo wa 7, icyaha cya gatatu cyatumye Sawuli ava ku ngoma. Icya mbere cyatumye ava ku ngoma ni uko yasuzuguye itegeko ry'Uwiteka. Uwiteka Imana yamutumye gutsembatsemba Abameleki, ntakurikize itegeko ry'Uwiteka ngo atsembe amare, ahubwo akarokora zimwe mu ntama n'inyamibwa zarutaga izindi akazizana Yerusalemu. Icyaha cya kabiri Sawuli yakoze ni uko ubwo Samweli yamubazaga gutamatama no kwabira kw'inka z'inyamibwa, yumvaga ko byaturutse he, yaravuze ngo nawubahirije itegeko ry'Uwiteka, ngo ariko abantu nibo barokweye bimwe nk'intama nziza n'inyamibwa zarutaga izindi, ngo babizane i Yerusalemu babitambire Uwiteka. Icyaha cya kabiri rero Sawuli yakoze ni ukwita umutambyi ari umwami. Hari umuryango wari waratoranije gutanga abatambyi kugira ngo batambire ubwoko bwa Isirayeli, ariko we yari umwami wa Isirayeli, yiyitirira ubutambyi kandi akomoka mu muryango wa Benjame. Kandi abatambyi bose Imana imaze gutoranya umuryango wa Lewi nimwo bagombaga gukomoka. Abatambyi bose ni mu muryango w'Abalewi. Noneho Sawuli akora icyaha cyo kwiyitirira ubutambyi, kibi cya kabiri. Abonye ko Abafilisitiya bagize imbaraga batsinze Abisirayeli, ingabo z'Abisirayeli zashiriye ku rugamba, yigira inama yo kujya gushikisha ku mushitsikazi w'Iyandori, aho kugira ngo ashikishe ngo asabe Uwiteka inama, ahubwo ahanuza ku mushitsikazi w'Iyandori aho guhanuza Uwiteka. Kibi cyaha cya gatatu nubango icyaha cya mbere yasuzuguye itegeko ry'Imana, ntiyubahiriza uko Imana yamutegetse ngo atsembatsembe Abameleki n'ibyabo byose, abagabo, abagore, abana bato n'abonka. Icyaha cya kabiri ni uko yitiriye kuba umutambyi kandi ari umwami. Icyaha cya gatatu ni uko yagiye gushikisha ku mushitsikazi w'Iyandori, ntahanuza Uwiteka wamutumye, ahubwo akaja mu bahanuzi b'abacunnyi. Icyo nicyo cyaha cya gatatu Sawuli yakoze. None Abafilisitiya bakomeza gutera ibitero ku Bisirayeli. Noneho Sawuli yari yagabye igitero arwana n'Abafilisitiya, ariko nyuma yo gucibwa ku ngoma Uwiteka yari yarangije kumukura ku ngoma. Dawidi yari yagiye gutsemba Abameleki. Sawuli ararwana mu Bafilisitiya, Abafilisitiya batsinda Abisirayeli, babamarira ku musozi w'Igilibowa. Icyo gihe baramwugariza bagiye kumufata hari Igilibowa. Noneho
abona ko bagiye kumufata ari abatakebwe abanyamahanga ko baramushinyagurira, afata umwanzuro wo kwica ubwe kugira ngo yisanganire be kumufata ari muzima. Yari afite icumu ari kumwe n'umuhungu we witwa Yonatani n'umuhungu we witwa Abinadamu n'umuhundi muhungu witwa Melikishuwa. Aravuga ati bana banje ro twugarijwe, igihe kirageze noneho rero ngiye kwisanganira niyahure kugira ngo bari abatakebwe b'Abafilisitiya batamfata bakanshinyagurira bakankoza isoni. Yafashe icumu rye aryibambaho, amaze kuryibambaho yari amaze kurangiza yira inama abahungu be. Yonatani yari amaze gupfa, Melikishuwa yari amaze gupfa, Abinadabu yari amaze gupfa, nawe yibamba ku cumu ariko ntiyapfa. Abahungu be batatu bari bamaze gupfa kuko babonaga bugarijwe n'abasirikari b'Abafilisitiya. Batatu bari bamaze gupfa. Aravuga ati bana banje nimumara gupfa nta kibazo, nje ndi umusirikare ubimenyereye, kwiyahura biroroshe. Agezeho yishinga ku cumu, amaze kwishinga ku cumu rihusha umutima, aragumya abamuzima. Noneho ubwo yababaraga ari aho ngaho mu kibaya, abona umusore ugendagenda hejuru ku musozi w'Igilibowa. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo yari uwo mu bwoko bw'Abameleki. Aramurebura kuko yababaraga cyane, aramubwira ati ngwino hano. Umusore amusanga, amaze kumugeraho aravuga turaturuka ati ndaturuka mu Bameleki. Aravuga ati rero nishise ku icumu sinapfa ndacari muzima, ariko fatira icumu rikuremo nkwereka aho utera kugira ngo ntagwa mu maboko y'abadakebwe nkiri muzima bakanshinyagurira. Umusore afata rya cumu arikuramo amwereka aho atera, amusonze Sawuli aragwa. Amaze kugwa birarangiye, wa musore none hafatwa n'ubwoba, ariko biba ngombwa kuri we ngo aje kubibwira Dawidi. Yaragiye agenda yahahamutse, ageze Yerusalemu asanga Dawidi nawe avuye gutsemba Abameleki. Aramubwira ati wa musore we bite byawe? Aravuga ati njyewe nari mu rugerero rw'Abisirayeli, ariko Abafilisitiya bishe ingabo z'Abisirayeli barabamara, ndetse umwami Sawuli n'abahungu bukwari batatu nabo bapfuye. Aravuga ati wabibwiwe n'iki? Ati nagendagendaga ku musozi w'Igilibowa, kigendagenda Sawuli yari mu kibaya yishise ku cumu, arandebura ngo nze mpageze nsanga koko yishize ku cumu, ariko mbonye ko atagikize kandi ansaba kumusonga nanjye ndamusonga, nuko barapfuye. Ako kanya Dawidi yaravuze ati ibyo ari byo byose turababaye. Yiraburira Sawuli. Abisirayeli bose biyiriza ubusa, bambara ibigunira bashishimira imyitero yabo. Ariko ageze ahamagara wa musore avuga ati none wabwiwe n'iki ko umwami Sawuli yapfuye? Aravuga ati niwe wampamagaye ngo musonge. Aravuga ati nta soni ufite ryo gusonga umuntu wasizwe amavuta n'Uwiteka? Ahamagara abasore bafite imbaraga bamujana hirya baramwica. Bamaze kumwica, ariko Dawidi agibwira abasore ngo bamujane iruhande, aramubwira ati akanwa kawe niko kagukozeho, wishe Sawuli tutari kumwe umusonga, kandi niwe wari ubigusabye, ni iki cyatumye ubivuga? None icyaco kuzimura aho gituruka naha ngaha. Uwo musore amaze gusonga Sawuli, ntabwo Sawuli yamubwiye ngo numara kunsonga uzaje kubwira abi Yerusalemu cyangwa ubwire Dawidi. Icyo ni ikibazo cyahabaye, ntabwo yaratumwe. Ikindi noneho Dawidi nawe ntabwo yaraziranye n'uwo musore ngo abe yamutumye muri urwo rugero rw'Abisirayeli ngo avuge ngo nibapfa uzaza ubimbwire. Icyaco kuzimura rero ni nk'umunyamakuru, ukabara ibyo batagutumye ariko wavuze ukuri. Ibyo umusore yavugaga byari byabaye koko. Umwami Sawuli yari yapfuye kandi yishwe yari yagoswe n'Abafilisitiya. Icyo yakoze we ni ukumusonga, kandi kuko yabonye atagikize. Abahungu be batatu bari bapfuye, ariko ntabwo Sawuli mbere yo gusonga yamubwiye ngo numara kunsonga ubwire abi Yerusalemu, ugende ubwire Dawidi. Icyo cyane cyo bita kuzimura. Kuzimura rero abantu benshi cyabatandukanije n'Imana. Ukaganira n'umuntu, ibyo mwaganira ukaja kubivuga atakubwiye ngo bivuge, atabigutumye. Icyo ni icyaha cya kane nk'uko twabivuze. Ubwo noneho icyo cyaha cyo kuzimura cisha abantu benshi. Umuntu akazimura akavuga ibyo batamutumye, umuntu akaganira n'abantu akaja kubivuga batabimutumye. Bya magambo bavuze
bavuze biherereye, akaza kubateranya. Wa wundi wabateranije koko yazimuraga, ariko yavugaga ukuri atatumwe. Iyo mvuga rero ngo kubesha bitandukanye no kuzimura, nibyo nasobanuye kubesha ubushize. Ubu tugeze ku cyaha cyo kuzimura. Twavuze ko ababesha ashobora no kuvuga icyo atumvise, akagihimba swate mu buryo bwo kugira ngo akiboneho inyungu, akagihimba kugira ngo ateranye abantu. Ariko umuzimuzi wese avuga icyo yumvise, ntagerekaho, ntagabanya, ariko akavuga ibyo atatumwe. Niyo uvuze ibyo utatumwe rero, nubwo waba utabeshe, uvuga ko wavuze ibyabaye kandi wibereyeho, ariko ntibabigutumye, ni ukuvuga ngo wazimuye, kuko bishobora guteranya abantu. Ubuzimuzi rero bishobora kugira ingaruka ku muntu wazimuye. Wajanye amagambo batagutumye, byakugiraho ingaruka. Wabaye umunyamakuru ariko uvuga ibitari ngombwa, ariko byabaye, nabyo byagukoraho. Ntibyagukoraho wenyine, ahubwo byakora no kubabyumvise, cyangwa se bigakora no kuba wabikuyeho, nabo byabakoraho. Nizo mpaye icyaha cyo kuzimura bene data mu kireke. Nuje uraganira n'umuntu akaba atagutumye ibyo mwaganiriye, si ngombwa ngo ubivuge. Kandi niba harimo amafuti, wari ukwiye kumubwira uti mwene data, iki kintu ntabwo ari cyiza, kugira ngo ukivuge, ukamukosora, ukamufasha, noneho ugakiza ubugingo bwe. Hariya rero mu Samweli ya mbere igice cya 31 ku murongo wa 4 havuga ko Sawuli yishise ku nkota, ariko Samweli ya kabiri igice cya mbere umurongo waho wa 6 havuga ko yishise ku icumu. Ariko byombi ni ibirwanisho bishobora kwica umuntu, kandi birwana urugamba rukomeye. Hariya rero uriya musore yarazimuye. Ni ukugira ngo bene data batwumva, mwumve icyaha cyo kuzimura uko kimeze. Uvuga ibyo wumvise ariko batagutumye, swate bikakugiraho ingaruka, zanakwicisha cyangwa bikaba byakwicisha aho wabikuyeho. Ntiwabitumwe, wabaye nk'umunyamakuru ariko ntabwo washishoze, wavuze byose wumvise. Umuntu bita umuzimuzi rero, icyo yumvise cyose arakivuga, ariko ntavuga icyo atumvise. Icyo ni icyaha cya 4 mu byaha 320 twashize ku rutonde, turi kugira ngo dusobanurire abatwumva. Icyaha cya 5 rero ni ukunegura. Kunegura gitandukanye no kuzimura. Kunegura ni ukuvuga ngo wabonye ikintu kuri mugenzi wawe, ariko uri kukivuga umusebya. Urugero, umuntu ashobora kuba yarongoye, ariko akaba yarongoye umukobwa mugufi. Ukagenda uvuga ngo mbe kurongora agakobwa kagufi kuriya ngo bazabyara abana bameze bate. Bigahinduka icyaha cyitwa kunegura. Wamuneguye ariko ntiwamubwiye. Wasangiye na mugenzi wawe ibyo kurya, arasahuranwa. Asahuranwe uravuga uti sinamubwira, ariko ukagenda uvuga ngo ni igisambo. Iyo usangiye nawe arasahuranwa, ibyo umubonyeho ukamuvuga usa naho umusebya mu bantu, ntushobora kumubwira. Icyo gihe uranegura. Ariko iyo uri umukristo ntunegura, ahubwo uhamagara mugenzi wawe ukavuga ati biriya bintu wakoze ntabwo ari byo, ukamwigisha, ukareba ko wakiza ubugingo bwe. Ariko kuriya kumusebya ntabwo ari byo. Hari umuntu wakoze icyaha cyo kunegura rero, ni uwitwa Aroni na Miriyamu. Imana yamaze guhamagara Mose kugira ngo abe umucunguzi wo gutabara Abisirayeli bari mu Egiputa. Ni icyaha cyo kunegura. Noneho Mose yari yaratoranijwe koko, ariko usomye kubara igice cya 12 umurongo wa 1 haravuga ngo noneho Aroni na Miriyamu banegura Mose, bavuga ko yitwaza ko yahamagawe wenyine. Ntiyabyitwazaga, ahubwo byari ukuri, ariko bashatse kunenga ngo aravuga ngo yahamagawe wenyine, ngo Imana nta wundi yavugiramo, ngo niwe wiyita umuhanuzi. Aroni na Miriyamu baravukanaga na Mose, baravukanaga nyine, bari abantu bakomoka ku babyeyi bamwe, bari abakehati, Amiramu wa Kehati. Noneho baramunegura bavuga ati Mose agira ngo Imana niwe igomba gucisha mu butumwa wenyine, byaba ubuhanuzi bugomba kunyura kuri Mose, nta bandi bahamagarwa ngo bakore umurimo w'Imana. Kuko bavukanaga ntibamwubahiriza, ariko abandi b'Isirayeli bari barabyemeye. Hariya rero kubara 12 havuga ko bibabaza Uwiteka cyane. Bibabaje Uwiteka, hariya ku murongo waho wa 2 havuga ngo
baramunegura bavuga ko atari watumwe n'Uwiteka gusa. Hariya ku murongo waho wa 10 baravuga ngo Imana irarakara cyane ibyo bavuze Mose umugaragu wayo, kandi ijambo ry'Imana bavuga ko yakiranukaga mu nzu y'Uwiteka hose irakarira Miriyamu. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 10 baravuga ngo asesa ibibembe byera. Kubara 12 umurongo wa 10 Miriyamu asesa ibibembe byera. Bari bamuneguranye na Aroni, ariko Aroni ntiyasesa ibibembe. Abantu benshi rero baje bibaza kuki baneguye ari babiri uwasesha ibibembe akabumwe. Ubundi mu Bisirayeli ibihano by'abagore n'abagabo byaratandukanaga. Yohana igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 14 hatubwira amateka y'umugore bazaniye Yesu bafasha asambana. Baramuzanye bamigeze imbere ya Yesu. Abagabo benshi bari biteguye kumutera amabuye, ariko uwo yari yasambanye nawe ntawe bagaragazaga. Bageze imbere ya Yesu baravuga ati uyu mugore rero twamufasha asambana. Baramugerageza kugira ngo bumve icyo Yesu abivugaho, ariko Yesu arabitegereza ko yarondoraga imitima yabo yiyandikira hasi. Bisobanura ngo yari yabonye ibyaha biri mu mitima y'abari bazanye uwo mugore. Yesu rero ntabwo yaciye urubanza nk'umuyuda, kandi Yesu ntabwo yaciye urubanza nk'abitorero, ahubwo yashatse guhiranya itorero n'idini ry'abayuda. Abayuda itegeko nuko umuntu wasambanye ari umugore bamutera amabuye, ariko itorero nuko uwasambanye bazana n'uwasambanye nawe bakabacira urubanza hamwe. Noneho Yesu ntiyakora nk'ubuyuda, ntiyanakora nk'itorero, ahubwo ashaka guhiranya. Aravuga ati muri mwe utarakora icyaha nabo wa mbere kumutera amabuye. Bumva ibyaha biri mu mitima yabo birabarega. Abakoze komantere bavuga ko ibyo yandikaga hasi wenda yashiraga ku rutonde ibyaha yabonaga mu bazanye uwo mugore. Ntabwo Yesu yavuze ngo mwamufatanye nande. Ikindi rero ntabwo Yesu yavuze ngo nje nk'uwitorero uwo muntu wasambanye nawe arihe, ntabwo yabivuze. Ahubwo Yesu yaravuze ngo utari wakora icyaha, ntabwo yavuze ngo utarasambana, kuko abanyabyaha bari benshi kandi abari bamuzanye ntabwo bari bafashwe mu cyaha cyo gusambana, ahubwo bari bafite ibindi byaha. Yesu aravuga ngo uwo utarakora icyaha nabo wa mbere kumutera amabuye. Ntabwo yavuze ngo utarasambana, ko yarazi ko n'abatarasambanya bafite ibindi byaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bagenda umwumwe, bagenda umwumwe, bagenda umwumwe. Yesu yubuye amaso asanga bagiye. Abaza wa mugore ati abantu bakuregaga bari hehe? Wa mugore arababwira ngo ntabo. Yesu aramubwira ati nanjye singuciriye urubanza, ahubwo genda ntukongere iteka ryose. Abaramubabariye. Aha ngaha rero Miriyamu gusesa ibibembe, Aroni ntasesa ibibembe. Hari amategeko y'Abisirayeli yagenderwagaho kugira ngo abagore bahanwe n'abagabo bahanwe. Ntabwo ari uko Aroni yari akiranutse, kuko nawe yari yaneguranye na Miriyamu banegura Mose. Ariko Miriyamu asesa ibibembe kubera iki? Kubera Mose yari yaratoranijwe n'Uwiteka kandi akomoka mu muryango w'abatambyi, ari n'umuhanuzi w'Imana, akaba yarakiranukaga mu nzu y'Uwiteka. Umugore rero guhangara gusebya umugabo mu nzu y'Imana byari ikintu gikomeye cyane, byari icyaha gikomeye cyane, icyaha gikomeye cyane. Kugira ngo Miriyamu ahangare yirengagiza uko Mose yatoranijwe n'Imana. Mose wakiranukaga mu nzu yayo hose, yamara kaza akamunegurana noneho na Aroni. Aroni yari umugabo yaneguraga undi ntibiteze ikibazo. Ariko kuba uri umugore, umuntu watoranijwe nk'umutambyi, wamara ukamunegura, aba yikongereje uburakari bw'Uwiteka, noneho asesa ibibembe. Bene data abantu banegura, niba ubonye icyaha kuri mugenzi wawe cyangwa ikitakunejeje icyo ari cyo cyose, muhamagare umwigishe urokora ubugingo bwe. Ku ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 18 umurongo waho wa 15 kugeza 17 haravuga ngo mwene so nagukorera icyaha musange umwigishe umubwire icyaha cye, niyemera ntugire undi ubwira uzaba urokoye ubugingo bwe n'ubwawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niyanga uhamagare mugenzi we muhuje ubucuti, noneho mumugenderere
mumuhendahende mumwigisha, mumugaruza ubugwaneza nk'uko mu Bagalatiya 6:1 n'uwa 2 havuga ngo mwene so niba yomweho n'icyaha, mwewe nk'ab'Imana mumugaruza ubugwaneza. Bisobanura ngo niba mugenzi wawe akunaniye ku buyobozi akaba wamugiriye inama ntibyemere, ngo zana undi wa kabiri muhuje ubucuti mumugira inama hamwe, niyemera muraba murokowe ubugingo bwe, ahasigaye namwe muraba murokowe ubugingo bwanyu. Niyanga mumushira itorero. Iyo abantu babiri bagira inama, umwizera na barabizera, iyo yanze bamugeza ku buyobozi bw'itorero bakiga ikibazo cye, yakwemerera itorero bigashiriraho. Iyo umuntu yemeye icyaha arababarirwa. Narizo mpamvu kunegura, kubona inenge kuri mugenzi wawe ukagenda ukayibwira abandi, ni icyaha gikomeye cyane. Kandi unegura muri kumwe, wari ukwiye kumubwira icyaha cye, yakwemera ukarokora ubugingo bwe. Bene data batwumva, mureke kunegura, mureke kuzimura, mureke kunegura, birarimbuza. Muri Ezekiyeli 32:16 haravuga ngo iyo umuntu akoze icyaha ntumubwire akarimbuka, amaraso ye nzayakubaza. Ariko nubwira mwene suti uri mu cyaha akangubwe, icyo gihe uzaba urokoye ubugingo bwawe, kurimbuka kwe ntawe kuzakubaho. Ariko nutamubwira kandi warabimenye, ukaba waramenye icyaha cya mugenzi wawe, ntukimubwire, akarinda kurimbuka akiri muri cya cyaha, amaraso ye azakubazwa kandi ntabwo uzayarokoka, kuko ntabwo uzabasha kumuzura ngo wongere ukiranure ibyo wagombye gukiranura kiriho. Kiriya ni ikibazo gikomeye kiba mu itorero uyu munsi wa none. Abantu bagenda banegura, abandi bakajana mu rusengero no kureba ibibazo bagenzi babo bafite. Bamwe bakanegura bavuga bagenzi babo ko bambaye nabi, wasanga yambaye nabi ntumwambike kandi ntumubwire ngo yambare neza. Wasanga agoramye ntumugorore kandi yakagombye kugororoka, ntiwamusanze ngo akunanire, ntiwamwihendahenze ngo yange. Ugira uko umunegura ngo afata amadeni, ntiwamubwira uti gufata amadeni ni bibi n'icyaha byarimbuza, ahubwo ugira uko umunegura. Icyo ni icyaha cya gatanu. Ubwo icyaha cya mbere rero ni ubwibone, ni imfura mu byaha. Icya kabiri ni ubwoba. Icya gatatu ni ukubesha. Icya kane ni ukuzimura. Icya gatanu ni ukunegura. Icya gatandatu ni ugusebanya. Icya karindwi ni ugushukana. Icya munane ni ugukobana. Icya cyenda ni ubwicanyi. Icya cumi ni ubugambanyi. Tuzajya dukomeza gukurikizaho 10 nitugera kuri 320 tuzaba tugeze ku cyaha cya nyuma, kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe. Murakoze, Imana ibaye kugubwa neza, mureke kunegura, mureke kuzimura, kugira ngo Imana nibareba ibishimire. Ntabwo Imana yishimiye uriya Miriyamu yaseshe ibirembe kurebera yaneguye. Ntabwo yabwiye Mose ngo amusange niba hari icyo amubonye akimubwire, ariko yaramuneguye asesa ibibembe. Hari abashobora gusesa ibibembe mu bundi buryo. Imana ishobora kukwaka impano kubera unegura kandi wari umunyempano. Imana ishobora kuguteza akaga kubera wasuzuguje umurimo wayo cyangwa ugakerensa abakozi bayo. Imana yacu idusange uyu munsi wa none kugira ngo twirinde gusebanya, twirinde kuzimura, twirinde kunegura, kugira ngo bitazatugiraho ingaruka haba mu buzima bwa none bw'isi cyangwa haba mu buzima bw'ejo, kandi ku by'ubugingo turokora ubugingo bwacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ubagejejeho icyaha cya kane n'icya gatanu ntanga ubusobanuro mu butumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo nimero ya WhatsApp ku bafite ibibazo ni 0786696620 0786696620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana ibaye kugubwa neza. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza kubw'ubutumwa bwiza waraduhamagaye
uradutsindishiriza kandi uduha mu ishusho y'umwana we kandi utwereka ubwiza bwawe. Igihe cyose ugenda mu ruhande rwacu nta muhisha wacu azaturuka iteka ryose. Wemeye gutanga Yesu Kristo kugira ngo abambwe ku bwacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uzamuduhana n'ibindi, kandi ntabwo Imana ari izarega intore kuko yemeye gutanga Yesu Kristo kugira ngo abambwe. Na Kristo wemeye kubambwa kubwo guca bugufi ntabwo ari uzarega intore z'Imana. Turagushimiye Mwami kubw'ubutumwa bwiza bwamamaye muri iki gitondo ciza, bugere ku bantu bose mu mahanga yose kandi buhembura imitima ya benshi, kandi ubugingo bwa benshi bubashe kurokoka, kugira ngo nugaruka mu bwiza bwe mu gihe gito, igihe tuzaba turi imbere y'intebe y'imanza, buri wese azabona uko yiregura, kuko buri wese azahagara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa byaba bibi. Ariko abera b'Imana uduhe gukora ibyiza kugira ngo tuzabashe kurokoka kuri urya munsi. Ni mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.